umurage umugabo nubwo bibeshyaga gutyo leta y'ubumwe bw'abanyarwanda muri iyi minsi ntabwo byakorohera kuvuga ngo dutegereje yuko bana iso azabaho umurage. Oya, banditse yuko ibintu ubutunzi umugabo n'umugore babifatanyije 50%, bivuga ngo hari n'igihe bigiraga gutyo nyamara umugabo akaba ari we upfa mbere bagategereza umurage kuri mukecuru. Hari n'uwaririmbye ngo ntayakabigi kanjye mama yandaza ashaje, murabizi. Uyu murage nababwiye ngo ushobora gutangwa mu muryango, ariko nyamara imyitwarire y'umuntu niyo yaba atari uwo muri uwo muryango imukururira guhabwa umurage. Tujya tubona umwana yabaye mu rugo neza, niwe bamureza ari mutoya asa n'abandi agahabwa umurage. Umukazana uwo bakuye hirya mu wundi muryango araza agahabwa umurage. Navuze ngo ndabaha ingero nyinshi muri Bibiliya, ariko siko zose ntuzisome, muraza gusanga inkuru mwarazumvise neza. Kera ahitwa i Betelehemu hari umugabo witwa Elimeleki, ngo inzara irahatera yimukana n'umugore we Nawomi bahungira ahitwa Mowabu. Bagezeyo umugore apfusha umugabo we asigarana abakazana, n'abahungu barapfuye asigarana abakazana. Mukazana abo bakazana ntabwo bari iwabo mu gihugu cy'iwabo, bari aho ngaho i Mowabu, bari abo mu bundi bwoko, ariko umwe yashimye kugarukana nawe. Nimusoma neza ibyanditswe muraza gusanga Rusi uriya wanambye kuri Nawomi yaragiye yinjira neza mu masezerano mu murage wo mu Isirayeli, wo mu bwoko bw'Isirayeli. Aragenda ahugurwa nabo ubwo bwoko n'ubundi. Nimusoma neza ibyanditswe muzasanga ko yakomotsweho n'igisekuruza cya Yesu Kristo. Tuze kureba neza nanone turaza gusanga umurage n'ubwo waba warawugenewe, kera bibwiraga ko uhabwa umwana w'imfura, n'ubwo waba warawugenewe uri mu masezerano, nshuti y'Imana ntuzibwire yuko wawusingiriye byarangiye, kuko iyo witwaye nabi urawamburwa. Kandi ndagira ngo ahangaha tuhashyire agapuwe cyangwa se agatangaro. Wari uzi yuko ubuhamya cyangwa ububi bushobora kutwaka umurage twari tugenewe? Nusoma Bibiliya ntabwo tujye kuhasoma, uraza gusanga abana ba Yakobo uyu nguyu Isirayeli wari ufite abagore 4, hanyuma umwana w'imfura witwa Rewubeni ngo acunga se adahari, afata umugore umwe muri abo, kuko umwe muri abo bagore yashyingiraga se umuja n'undi agasingira se umuja, nuko yagize abagore 4. Noneho Rewubeni aryamana na mukase. Icyo cyamwambuye umurage. N'ibintu biraza gusoma mwumve umuvumo yahakuye, umurage ntiyawubona. Uwo turi gusoma uyu mwanya Yosuwa ari mu cyicaro neza cyakagombye cyane kuba icyo kwa Rewubeni, ariko igisekuruza cya Rewubeni cyaravumwe hinjiramo icya Yosefu na Efurayimu umuhungu wa Yosefu. Reka twihute turebe iki gitabo turi kumwe na komite y'abagabo, twarebeye hamwe icyo tuzabwira itorero ry'Imana uyu munsi. Tuza gusanga twabivuga ubutumwa bujyanye n'umuryango. Ijambo riravuga ngo jye n'inzu yanjye twahisemo gukorera Uwiteka. Jye n'inzu yanjye, uwabivugaga ni Yosuwa. Uwo Yosuwa yatanze umurage mwiza ku nzu ye, ku rugo rwe. Uwo Yosuwa yari arimo atanga ubuhamya bwiza ku itorero ry'Imana cyangwa kuri sosiyete. Iki jambo ashaka kutubwira. Yosuwa uyu nguyu yatangaga umurage atari uko ari we ukwiriye gutanga umurage gusa, ahubwo yawutangaga mu muryango we, hanyuma yumva akwiye no
yiyumvamo no kuwugabira ngira ngo abami cyangwa abandi batware iyo batangaga babyitaga kugaba, guhabwa. Iyo atari mu muryango imbere yifuje kuwugabira cyangwa kunaga ubwoko bw'Imana kugira ngo hatoya badasigara badabaraye gusa bakazasarura ubusa cyangwa bagahusha kuko igihugu bari bahawe bene icyo bari bacyambuye. Turebe Yosuwa n'indi. Yosuwa Bibiliya ivuga ko ari mwene Nuni, mwene kanaka akagera kuri Efurayimu. Efurayimu ni umuhungu wa Yosefu. Yosefu wa wundi bataye mu rwobo bene se akagurishwa muri Egiputa, ibyatumye Abisirayeli bajya muri Egiputa. Uyu niwe Yosuwa. Yosuwa Bibiliya ivuga ngo ni umusore wafashaga Mose. Yari umufasha wa Mose mu mirimo myinshi, ibice byinshi ntabwo ndi mu bisome. Yosuwa yari hafi ya Mose ariko bari umusore. Abajene bajya bafasha Mose mu ihema ry'ibonaniro, Imana ibaha umugisha. Turabibona kandi Imana ibaha umugisha. Yosuwa uyu nguyu yafashije Mose baturuka iyo muri Egiputa, baragenda mu butayu bwose kugera ahitwa Mowabu, mu gihugu cy'Imowabu, aho Mose yapfiriye amaze gutanga gukora ihererekanyabubasha, amusigira ubwoko bw'Imana. Yosuwa bari bumushorera kugera i Kanani. Yosuwa Imana iravuga ngo aba bantu ni ubwoko butagonda amajosi. None reka sinagenda hagati muri genda ukuri ihema ry'ibonaniro hagati mu ngando, urijyane hari inyuma, hari uzajya ashaka kubonana nanjye ajyaza asangeyo. Uko niko Yosuwa yagendaga akajya hariya mu ihema ry'ibonaniro, akaba ari umurinzi waryo. Abantu ngo bakaza, inkingi y'igicu ikaba ihagaze hariya mu muryango. Uwiteka akavugana na Mose ngo muvugana n'inshuti ye, ariko hanyuma ngo yataha Yosuwa agasigara mu ihema. Ndashaka gusoma ayo magambo, nihangane mu Kuva ibice 33, ndasoma umurongo wa 7. Umurongo wa 7 haravuga ngo Mose ajyana ihema arishinga hirya y'ingando z'amahema yabo, ahahitaruye aryita ihema ry'ibonaniro. Uwashakaga Uwiteka wese yavaga mu ngando akajya ku ihema ry'ibonaniro ryari hirya yabo. Kandi uko Mose yavaga mu ngando akajya muri irya hema, abantu barahagurukaga, umuntu wese agahagarara mu muryango w'ihema rye, bakamukurikiza amaso bakageza aho yinjirira muri iryo hema. Mose yamara kubyinjiramo, ya nkingi y'igicu ikamanuka igahagarara mu muryango waryo. Uwiteka akavugana na Mose, abantu bose bakabona ya nkingi y'igicu ihagaze mu muryango w'iryo hema ry'ibonaniro, bagahaguruka, umuntu wese akikubita hasi mu muryango w'ihema rye. Uwiteka akavugana na Mose barebana n'umuntu avugana n'inshuti ye. Mose agasubira mu ngando, ariko umufasha we w'umusore Yosuwa mwene Nuni ntave muri iryo hema. Haleluya. Bene data bagabo, biravugwa ngo ntidukunda kwitabira amateraniro kujya mu nzu y'Imana, niyo tuhageze ntidukunda kuhatinda, ariko Yosuwa batubera icyitegererezo. Batinda mu nzu y'Uwiteka, Imana ibaha umugisha. Haleluya, haleluya. Gutindana n'Uwiteka hari icyo umuntu amukomoraho. Reka mbabwize ukuri, igihe cyose wabanye n'Uwiteka, aho watinze uhakura ibisa naho. Igihe cyose uri kumwe n'Uwiteka birakoreka, ntugire ngo bipfa kwizana. Reka mbabwize ukuri, Yosuwa yari afite akanwa kavuga isengesho nk'aho kugira ngo urwego yari umunyamasengesho, nk'aho kugira yigeze arwana n'abami 5, ari kurwana hakurya hariya
ngo yavuye kurwanya Yeriko na Ayi yahatsinze, none ubwo abandi batanu b'i Yerusalemu baririmba bati bariya bantu bifatanyije n'Abagibewoni, muze mumfashe tujye kubarwanya. Ariko Yosuwa Uwiteka amugiye imbere arabakubita ngo abona ntibiratungana, aravuga ngo zuba hagarara kuri uwo musozi ku gikombe cya Gibeyoni, hanyuma nawe kwezi uhagarare mu kibaya cya Ayaloni, ati manze ndwanye n'ababisha. Ibyo ngibyo zuba riramwumvira, Uwiteka aramwumvira. Ibyo ni isengesho mpuruza umugabo ukomeye cyane. Nyuma kandi akanwa ke kavuze ngo abakozi b'Imana mubitondere, akanwa ke karimo umugisha kakabamo n'umuvumo. Igihe arwana na Ayi na Yeriko, arwaniye Yeriko arahasibanga. Murazi takitike Imana yababwiye gukoresha ngo bakazenguruka umujyi inshuro 7, ku wa karindwi bakazenguruka inshuro 7, hanyuma bagakubita bakavuza amahembe bakarangurura. Uko niko byagenze. Arangije aravuga ati aha hantu Mana, muntu uzahirahira agashinga ibuye ry'urufatiro i Yeriko bazapfusha imfura ze. Ati kandi umunsi yahirahiye agakinga ibikingi by'amarembo bya Yeriko bazapfusha umuherezo. Arigendera ngo hanyuma hashira igihe ku ngoma y'uwitwa Ahabu wundi wazanye Yezebeli umunyamahanga akagomera Uwiteka, kuri iyo ngoma ngo hatera umugabo witwa Hiyeli, ati jyewe ndahubaka tu. Ngo aragenda mu gihe yacumuye fondasiyo bashyize n'ibuye, intumwa iraza ngo wa muhungu wawe w'imfura arapfuye. Aragenda ngo agiye gukinga amarembo ashinze imfatiro, bati wamuhereze arapfuye. Ibyo ni uko Bibiliya bitubwira. Umugisha n'umuvumo mu kanwa k'abantu b'Imana ni ukwitonda, kandi si abantu b'Imana bari kureba. Ijambo ry'Imana riduha ubutware. Jyewe nigeze njya gutira ahantu shitingi ngo tubatize n'umukuru w'itorero mu itorero iyo ngiyo mu cyaro, tujya kubatiza abantu mu mugezi. Noneho uwo muri iri torero ngiye kumutira shitingi aravuga ngo ngatiza shitingi yanjye ku isabato, so ubundi abakora batizirikira, ati ntayo muhaye. Numva nazemereye kandi ari umuryango, ndavuga ngo Bibiliya se ntivuga ngo tuvuge umukungugu wo mu birenge. Ndababwiza ukuri, nabuze uko mfungura, ubu byabaye bibi cyane. Byagenze gutyo. Umuntu w'Imana twitonde, umugisha turawuhesha, murage tukawutanga, n'umuvumo mu kanwa k'abantu b'Imana twitondere gutanga imigisha n'imivumo. Reka mvuge ngo Yosuwa turamwigiraho guca bugufi. Mu gihe yari akomeye atyo, amapeti nababwiye yagiye kurwana, amaze kwambika ingabo kwa kundi bazibwira, ngo agiye kurwana Yeriko, yumva abonye umuntu imbere ye, marayika wari uje, ubwe amanika amaboko ati nyabuna ni uwo mu bacu cyangwa uwo mu babisha bacu. Undi atoyanje nonaha kubera ingabo z'Abisirayeli umugabo, ati none yewe utware, yewe umugaragu wawe ndamera n'indabigeze ngo kwetura inkweto kuko aho uhagaze barahera. Guca bugufi cyane Yesu abikora yumviye. Yaba ari nkanjye Kamana banaravuze we ni mutugani uti mumufate, ariko aca bugufi aroroshya, yubaha Imana, areba kure. Yosuwa yari abizi neza yuko atari we wirwanirira. Reka mbabwire inkuru ntoya y'abashumba bo hambere bagera ku rugomo. Ntabwo ari twebwe nyakubahwa umushumba wacu, mwebwe mudukubitisha bene iyi, kandi bene iyi ntabwo ivune gufa kuko irunga. Haleluya. Abashumba b'abandi baragira inka, bagiraga gutya bagasiga akana gatoya cyane
mu nzira bakakubwira ngo dore iyi nkoni yitambike mu nzira, muntu uhareba umukubita nashaka gutera amahanga utubwire, agashumba kanga n'urwara rwose ukahanyura inkoni wayirenga gatoya zikakubona, wagira ngo uragasuzuguye ugiye kurwara ukabona ibisore biguhagaze hejuru bikagahagarikira kakakukubita kakakunoza, nuko urumva ko kataha bakabwira iwabo kati twakubise ikigabo nakubise ikigabo ndacyumvishije, ariko nyamara hari abari bamuhagarikiye. Yadusomeye neza cyane umubyeyi Zaburi, ntabwo ngiye kuyisubiramo, muze kuyisoma Zaburi ya 44 ngo si amaboko yanjye si umuheto wanjye wampesheje iki gihugu, ahubwo ngerageze kumvikanisha ubutumwa uko twari twabubonye. Ndasoma vuba vuba, igitabo mwikurirwa mukirebamo ni igitabo cy'itangiriro, muraza kuzasoma neza nugera mu rugo, aho Yakobo amaze gusaza Yosefu yamuzaniye abana be kugira ngo baheshe umugisha. Bya bindi Yakobo yigeze akora afatanyije n'umubyeyi we bakariganya umugisha, nawe niko byagenze. Abo bana Manase na Efurayimu Yakobo yarageze aho ashaje, ariko agira gutya. Abana uko babapanze imbere, Yosefu aribwira ati uyu ni gakuru Manase, reka mushyire mu kaboko k'iburyo, menya ariho hatangwa umugisha. Ati hanyuma uyu ni Efurayimu mu kaboko k'ibumoso, noneho umusaza agira gutya. Atoya data w'igira utyo, uyu niwe gakuru, ngo ibyo nkoze ndabizi. Aha muri uyu mugisha nimo Yosuwa yakomotse. Ndashaka gusoma aya magambo. Bice 49 haravuga ngo, ndasoma wa murongo nigeze kubabwira ukuntu Rubeni yambuwe umugisha we. Ni umurongo wa 3. Rubeni uri imfura yanjye n'imbaraga zanjye, uwo gushobora kubyara kwanjye kwatangiriyeho, urusha icyubahiro urushaho gukomera. Uri nk'amazi kuko adahama hamwe, ntuzabona ubutware, kuko uri uburiri bwa so niho wabuhumanije yuri iryama yanjye. Abanekeye gusa amuhesheje umugisha, aragenda agera kuri Yosefu. Kuri Yosefu aravuga ati murongo 22, Yosefu ishami ry'igiti cyera cyane, ishami ry'igiti cyera cyane kiri hagati y'isoko, amashami yacyo arenga inkike y'igihuru. Abarashi bamugiriye iby'urwango bamurashe imyambi y'akarengane, ariko umuheto we nturakabanguka, amaboko ye n'intoki ze bikomezwa n'amaboko ya ya ntwari ya Yakobo, niyo yakomotsweho n'umushumba, igitare cy'Abisirayeli. Haleluya! Izagufasha, byakozwe n'ishobora byose, izaguha umugisha, imigisha iva hejuru mu ijuru, n'imigisha iva mu mazi y'ikuzimu, n'imigisha yo mu mabere n'iyo mu nda, imigisha yo iso. Mumurikire bumvire ijambo. Imigisha so ahesha irenze iyaheshejwe na data na sogokuru, igera ku rugabano rw'imisozi ihoraho, izaba ku mutwe wa Yosefu, mu izingiro rye niwe mutware wa bene. Tayari ubutware buhabwa Yosefu kubera imyitwarire ye, kubera ubuhamya bwe. Aya magambo murayakurikiye, nimwumve Mose. Mose umuntu w'Imana, gutegeka kwa kabiri. Naho ndashaka ngo nimuhanire, muraza gusanga abantu b'Imana bahanura ibyo Mwuka Wera ababwiye. Bice 33 ndasoma ku murongo wa 13, aho nawe yavugaga kuri Yosefu
kuri Yosefu aravuga ati igihugu cye gihabwa umugisha n'Uwiteka w'iby'igiciro cyinshi byo mu ijuru n'uw'ikime n'uw'amazi y'ikuzimu adendeje hasi y'ubutaka. Arasa neza neza na Yakobo. N'uw'imyaka y'igiciro cyinshi yezwa n'izuba, n'uw'imyaka y'igiciro cyinshi iboneka uko ukwezi gutashye, n'uwirushaho kuba byiza biva mu misozi yahoze na kera, n'uw'iby'igiciro cyinshi biva mu misozi ihoraho, n'uw'iby'igiciro cyinshi byo mu isi n'ibiyuzuye, n'ubuntu bw'iyabaga muri cya gihu cy'amahoro, n'ubuntu bw'Imana yabaga muri cya gihuru cy'amahoro. Nawe niyo ari guhamya umugisha ugwe ku mutwe wa Yosefu mu izingiro ry'umutware wa bene se. Ikimasa cye cy'uburiza, icyubahiro cyacyo gifite amahembe nk'ay'imbogo, kizayicisha amahanga yose kigeze ku mpera y'isi. Ayo mahembe ni abantu inzovu nyinshi ba Efurayimu, ayo ibihumbi by'amanasi. Haleluya. Iki kimasa urumva atari Yosuwa yarimo avugwa ko azahindura iriya misozi kandi umugisha wamubayeho. Bene data, ntabwo nshaka yuko turara mu iteraniro, ndahitamo gusuka aho ngereye aha gusa mbabwira ngo twitondere kumva ko turi abahawe umugisha cyangwa ko aritwe tuzahabwa umugisha. Cyakora ndashyiraho akavuga ngo kugira ngo nanzure witonde umucyo ukurimo udahinduka umwijima. Igihe kimwe umuntu akora byiza yarangiza bikabera umugisha urugo rwose, umuryango wose akomokamo. Yakora bibi bikagwa nabi umuryango wose akomokamo. Kera bajyaga babatera amabuye, murabizi, ngo bakazana n'imiryango yabo n'inka zabo bakabatera amabuye kubera icyaha cy'umuntu. Igihe kimwe Nowa wavuye mu mugenga warasinda, umuherezi we aramubona arangije abwira bene se ngo bazana umwenda bakinga ubwambure bwa se, ariko se asindutse arabimenya atangira gutanga umuvumo. Ni mu nyumve neza, ntihigeze havumwa Hamu niwe wari se, wari umuherezi. Hamu ngo akabyara Kanani. Noneho akavuga umugisha ube kuri Shemu umuhungu wanjye, ariko ibyago bibe kuri Kanani avuga. Akavuga umwuzukuru, kandi ikosa ryakoze ise. Tubere abana bacu umugisha, dukore ubuhamya buzatuma babongera umugisha mu byo twakoze. Ndagira ngo soze natwa nsizemo paje zigera muri 2, ikagere ku ya nyuma ivuga ngo twahoze n'Egiputa, hanyuma dukurwayo n'amaboko y'umwami wacu Yesu Kristo. Atugirira neza, aradukiza, aduha agakiza, adusezeranya igihugu. Hanyuma asubira kwa Adamu, ariko ntiyashima kugenda wenyine nk'uko Mose yasize aragije Abisirayeli. Yosuwa, natwe turafite umuyobozi w'Umwuka Wera wazatugezayo. Amen. Nimwitware rero uko mwiboneye, ndahitamo yuko duhamya Yesu. Igice badusomeye kiravuga ngo nimwanga kumpamya mu bantu, nanjye nzabihakanira imbere ya Data. Biratangaje ko abantu bitwa abakozi b'Imana cyangwa abakristo baba bari muri za nama mujya kumva zifata ibyemezo, ukumva nawe warambitseho umukono ko abantu bagiye kujya bakorerwa mwiga, ntahagaze ngo ahamye Yesu. Ukumva nawe warambitseho umukono ko abantu bagomba gushyingiranwa bahuje ibitsina. Biratangaje. Icyo gihe banze guhamya Yesu, nawe bizagutera ingaruka, azakwihakana. Ntuzibwire ngo wakiriye Yesu n'umukristo, ariko nutitwara neza ngo ugire ubuhamya bwiza, azakwihakanira imbere ya Data n'abamarayika. Umuvumo wose numvise inyigisho yarankomereye cyane, irimo byinshi birebire,
umuvumo wose twanyuzwe na ba data na ba sogokuruza Yesu yawutukujeho amaboko amavubi amahindu yabirukanye imbere yacu. Ubu turagendera uwo muvumo wambanywe na Kristo ku musaraba. Ntabwo tukigendera mu bwoko, naho ubundi bitari ibyo. Harimo n'abakibikora si igitangaza, ujya kubona ukabona mu gushyingirwa k'umuntu bakoze utuntu utamenya, ukajya kubona mu gushyingura k'umuntu bakoze utuntu utabona. Ibyo bintu ni akarande. Munyemerere mvuge ngo umurage cyangwa umugisha n'umuvumo ni akarande, ni ibintu bigenda ari akarande. Ako karande twagakijijwe n'umwami wacu Yesu Kristo, ariko abatamwinjiramo abatamuhamya birongera bikabokama, noneho kandi ibya nyuma byabo bikarushaho bya mbere kuba bibi. Ndasozereza aha mwene data ndavuga ngo ese uhamya Yesu Kristo ngo iki? Ubuhamya bwawe ni ubuhe bwatuma abusize basigarana ubuhamya bwiza, kandi ukaba ari wo murage uzasigirira urubyaro rwawe? Imana iduhangayisha. Munyemerere turirimba akaririmbo gatoya, hanyuma ndareke abo umuyobozi yasabye gusenga baze gusenga.